tugiye kwakira umunyarwenya witwa Dudu, tumwakire n'amashyi menshi. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu. Nishimiye kuba ndi hano. Nitwa Dudu. Zaba uraho? Zaba sinjya nkwizera man. Mbona utangira utubizo kuri phone. Hari ibintu abajama bajya bakora. Agatangira akabizo kuri phone ngo aroshe ngo nakubona ngo bye ngo ibyo bijimba mbona Zaba bikora. None ibyo bintu iri kumwe n'umujama mugenzi wawe ntabwo abikora. Ubundi abahungu tubikora twihisha. Ariko bize tekinike, umuji asigaye atanga bizu kuri phone ukagira ngo ari imyoje. Kivanke respect ndakwemera. Mani nujya usiba shongo ndasupport ukora. Niyo mpamvu wita Saidi. Ase Saidi ari he? Mangiye kugutama mani ufite amafaranga ntubigira ibya danje. Ariko hagati uri kumwe n'umukobwa mwiza. Saidi meze biteze? None se unywa gasembuye? Fanta n'ibintu wamuboneraga cocktail juice kameze neza. Karari cyangwa ubu virgin mojito? Bwaboneka mu gihe kingana iki? Iminota nk'itatu. Zana Fanta. Wicanye n'umukobwa mwiza. Mwazanye? Mwazanye? Mwazanye. Kanguhereho. Yambaye impeta. Uri mwiza? Speranza likoa. Ustubia toyo. Wow mamacita. Tumemvugishwa. Umeze neza se? Ruvuyanga muhungu w'iwacu. Duturuka hamwe Nyabwishongwezi ntazababeshye. Ubumva rero ko wava Nyabwishongwezi ukiyambarishwa amakabutura. Ufite amaguru mabi. Ndakwemera man. Ariko rwama kubura muheruka. Ukuntu yagukopye se sha. Araguhamagara ukayirya urwara. Babu. Umeze neza se? Wabaye umunyamakuru ariko ubundi wishoraga mu bintu byo kumanaginga Rocky. Wowe uzabishobora? Byaranze. Hari ibintu nabonye ku banyamakuru. Ubusanga buri radio yose ifite abanyamakuru babiri biniti bazi nk'igifaransa ariko agafaransa gake. Ugasanga ariko agafaransa bazi ni tuno dusanzwe two gusuhuza abantu tworoheje. Iyo haje nk'umuntu uvuye mu Bufaransa abo banyamakuru nibo bazana. Aho namenye ko baba bakabya amani baramusuhuza utuntu twa mbere. Namubonye. Nakubonye udufaransa ni tuno twa bonjour twa savani iki niki. None ahantu muvumburira rero umutumirwa araza bagatangira. Bonjour mezute bamubaza utuntu tworoheje tw'urugendo aho yaje. Noneho we iyo ari kwisobanura ahita yinjira biri deep icyamuzanye. Tanya kuvuga ibintu je vous demande la position jardin. Oui ça pour vous d'être chaud but kavuga ibintu no bikamucanga. Gahita bango reka twamamaza. Umujama kumva bamuciye mu ijambo. Bagaruka agahita yongera akamusuhuza akongera akamubaza ngo bonjour ngo iki niki. Umujama agahita yongera akinjira mu cyamuzanye. Oui ça kavuga ibintu byinshi. Agahita amubwira ngo byari byiza kwakira twakoze ngo yaje muri man ngende umubarista muri kawa ariko iyo dukora ase wait ari he Saidi wazaniye man zana Fanta wa muhungu. Abantu baje nyuma mumenye ko Kibonke muguriye Fanta mubiha amashingi yo yaje.
ukuntu ibintu bimeze ngende umubarista aho ku kazi tujya duhura n'ibibazo. Ejo bundi hari umujama waje abana n'ubumuga bwo kutabona, araza nyine azaje gusaba tu buri kintu muha, ndahindukira ndavuga akangubariza umushefu mbaza Manudi, ndetse Manudi bimeze bite, wagira ikintu umufasha? Avuga ati nawe ntacyo, nyine tubura ikintu tubona. Ndamubwira nti rero urihangana wazagaruka ejo. Umuyaya ari gusohoka numva ari imyoshe ngo nuko bana ahantu hasa neza gusa. Je atabana abayayi biki gihe. Uzabani aba wita barakabya amana, ubonye ukuntu Saida yizanye ngo no nka Saidi uzi nkuri ya Saidi yakwakiriye mukaza muri nka batatu, aza yifashe ngo karibu, nishimiye kubakira, nitwa Saidi, nabahiki tuvuga ngo ndashaka latte, abafite agakayi n'agakaramu. Latte wowe wamereza cappuccino ya African tea and you African coffee. Can I confirm kugira ngo nyine mumenye neza ko ari byo mwatumye? Watumye latte ya nibyo, African tea y'iki niki yarangiza leta yifata ko dufite fanta gusa. Yoza umuji yandikira gici. Ejo bundi noneho njyewe ndimo ndibaza ejo bundi ndi kwibaza nyine buriya Yesu turamwemera, genda kijijwe kera mu rugo ubundi ni Nyagatare, mama hari ukuntu yajyaga dukubita, mana kadukubita byatengera mukuru wanjye, none afite ingeso yo kudukubita saa 7 z'ijoro, akaza ngo Dudu mwafunguye tukaganira, akadukoma ejo saa 7 z'ijoro mwafunguye tukaganira. Man none yigeze kudukoma, none mukuru wanjye arisaza ngo bro ngibi ntago ari byo, ngo turakuze, ngo ntago twakakuye kuba dukubitwa, ngo meri tuzamukura Imana, meri tuzamukura. Ndavuga ni tumuhukure leta kamanga mufungure mu muko kuri yaratwishe yaradukomye. None mu gitondo abyuka ari no kwisaza ngo ngenda arambiwe, ngo ahamagara papa mbege ava hano kujya nkubita abana njyenyine birandambiye, urajya umfasha, ngo tugomba kubagabana, ngo kubakubita njyenyine biramvuna, baratugabana. Mama afata njyewe, papa afata mukuru wanjye yitwa Mege. Noneho papa kubera akazi kenshi akajya abura, mama akankubita njyenyine ngo Dudu iryamire, ngo papa wawe azaza, akankoma no papa yageze asa nk'uwahukanye ngira ngo arabura, bakajya bankubita njyenyine, maze nkagira no beef nk'abandi mukuru wanjye kutamukubita, ngo Imana nsenga izatuma umugabo wanjye agaruka, azakereka, iryamire mwana wa iryamire. Yarancapye byatari. Hano twe turabadeperi turakijijwe, ngenda senga, nabayeho na diakoni, nakundaga kuba hafi mama pasiteri byatari. Rimwe tujyana ahantu gusenga, ahantu kure mu butumwa, tugezeyo biba ngombwa ko turi burareyo, kandi ahantu ho kurara ari njye nawe gusa. Mama pasiteri ashyira imisego hagati ati Dudu uramenye utarenga iyi misego. Ndavuga ni mu izina rya Yesu. Mane twararyamye buracya, sinarenze imisego, ahubwo turazinduka ko twari kwihuta dusubira kuri paruwasi. Tugeze kuri paruwasi dusanga gate irafunze. Ngira mama pasiteri rero nireka nsimbuke ngufungure, andeba n'agahinda ngo wananiwe gusimbuka imisego urasimbuka igipangu. Guzi ko nta soni ugira, guzi ko kakana nta soni kagira. Kumva ijoro ryose yarategereje umuyayi namunaniye. Ndabwira ni mama pasiteri umbabarire dusubireho nyisote se. Gusa kera nyiri umwana nagiraga akageso ko gukurikira abakobwa beza. Mani burya namenye ko ingeso zikura mani. Mani uziko naramubonaga uri kumva ngiye nko kwa Majizere nkikanga ndikagezi for no reason. Mani ingeso yaragiye irakura, naba ndi no kuri moto ndi kujya moto yazetse umukobwa mwiza mbwa ni moto yikurikire ne gucika.
mani moto nkazikurikira. Noneho ikintu cyaje gukara, nari ndi kuri moto iduturuka imbere yihuta byatari, sinabona umuntu itwaye ariko mbona Nyashi. Ndavuga nta muntu wagira Nyashi ari mu bimota gata mukurikira. Turamukurikira tugeze imbere mbona ni Mary mani. Mani naramurebye mbwira motari ni mota, Mary nubwo ashasha afite Nyashi nziza. Gusa nyine twe turakijijwe. Ejo bundi nari ndi kwibaza buriya Yesu kuriya kuntu yimereye, aramutse yarabaye akora kandi kazi. Ariko mwibuke ko Kibonke namuguriye fanta. Yesu aramutse yari nk'umukomveri, nari ndi kwibaza ukuntu byaba bimeze. Akaba ari nko muri gare, ngo ugiye, ngo ngiye Nyamirambo Yesu, ngo waje twigira i Musanze, ngo ntago byashoboka Yesu, ngiye Nyamirambo. Yesu afite ukuntu yajya yigisha umuntu akajya hatajyaga. Ngo ndakubwiza ukuri yuko i Nyamirambo nta cyiza kibayo. Noneho baba bari nko mu modoka, ngo Yesu Yesu hano inyuma tugaruze Yesu, ngo mwankozi z'ibi bimwe, kwizera kwanyu kurihe? Ngo ari aya mafaranga yanyu, ni imodoka n'iki gihenze? Ngo ni imodoka Yesu, mwabyivugiye ndabambagaruza. Noneho akantu arenzaho niko kabi, ngo inyuma tugende twishyura. Noneho nka kuno abantu bari kuvamo, ngo Yesu Yesu ngaruza icyatanu cyanjye Yesu, ngo fata icyatanu cyawe, ngo Yesu ngo bibiri byanjye, ngo wenda kugaruza harya bibiri, ngo niyo Yesu ngo wenda bibiri byawe, ngo Yesu ngo njye urangaruza bitatatanu ko ntayarimo, ngo Yesu byashoboka bite? Ngo baza akabazo k'amatsiko, ngo mbaza nta kibazo, ngo urabona agence yacu igiye kwimuka kubera bitatatanu byawe, ngo nzaba nkugaruza. Yajya yambura abantu. Ni ahantu hataba Slay Queen. Slay Queen yaje gutega Yesu rero. Yesu kujya Nyagatare nangahe? Mukobwa mwiza ni 4,000. Yesu ko mfite bibiri Yesu, ko numva bitavamo. Sha Yesu yangana mfitemo bibiri. Mukobwa wambaye umubiri kuri kungora. Yesu akomeza kugigira. Slay Queen yiga indi tekinike. Sha Yesu imukora mu gutwi. Yesu ariyoroshya. Mukobwa muto, ngwino nkubwire, uragendera icyatanu unicaye imbere. Uziko ni ahantu hataba ba Yuda mani. Yuda yibye ipine rya reserve, ashaka kubigereka kuri Yesu. Abwira abakuru ba agence ati ipine ni umukomveri witwa Yesu waryibye. Ngo twamumenya gute ko hari abakomveri benshi? Ngo ndabaha ikimenyetso. Murabizi ko Yuda wo muri Bibiliya bundi yaramusomye. Ubu uzi ikimenyetso yatanze. Ngo umukomveri ndi buhereza akazigo niwe wibye. Araza mukubita akazigo, ngo Yesu aka kazigo wakangereza akabuga, ngo urame 1,000 cyakuriye. Yesu baramukaciye. Gare ya Nyabugogo iraterana. Ngo ni Yesu wibye ipine rya reserve, ni Yesu wibye ipine rya reserve, mumwirukane muri agence, mumwirukane muri agence. Ejo bundi nateye joke, nimwe ngiye kubikorera humura kuri andi mu muntu. Abantu barabyishimira, nawe arampamagara arambwira ati ibintu ukora narabikunze, uzaze mukoresha ka interview kuri Kiss FM tunabiganireho. Ngiye kujya mu jiya wanjye arambwira ati bro, andi mu muntu buriya umureba kuri televiziyo na mani ni ibogari, kirazira kumureba mu maso.
nimuhura utazamureba mu maso. Namwe se kubeki ngo ntago ari umugego ariko ushobora kumureba mu maso wowe ukaba we. Navuga no okay, sinzamureba mu maso. Mana nagiye kumureba ngenda ngo. Wiriwe ndi mu muntu. Dudu bimeze bite? Nsa? Bimeze neza se? Kuri kureba hasi bimeze bite? Ntacyo. Ibintu ukora by'urwenya se bimeze bite? Bimeze neza. Ntungajye numva kana umutima ngo murebe mu maso. Navuga ne wapi? Murebe mu maso mana umutima uranga nzamura gutya. Mana namurebye mu maso tubumaguru tuzamuka. Mana numva ubushagarira. None mbona ndashanyaraye. Mana simbabeshye nabayeho umugebye iminota 2. None ndi no gusohoka nasohotse nyine. Umubanza yarahagaze gutya arambona. Wowe Dudu. Wamurebye mu maso. Wabimenye gute? Nanjye nigeze kumurebaho mu maso rimwe. Urakoze cyane nitwa Dudu.